abantu bazahagarara barahire bivume bavuge bati rwose ibi bintu ntabwo twigeze tubyemera, twarigenderaga gusa burya twari abashyitsi. Yesu byari bimugoye kwemeza Petero yuko ashobora kumwihakana gatatu, sibyo? Umva, nubwo Yesu yabivugaga, Petero aravugaga ati ariko nawe ko ubu Yesu koko imyaka tumaranye ubu ntabwo uramenya, urabona nshobora kukwihakana? Uko byari bigoye kwemeza Petero yuko yakwihakana Yesu gatatu, niko bigoye kwemeza umuntu uri hano yuko igihe amagara azaba yaterewe hejuru, umuntu wese agiye kwisobanura ku giti cye, bigoye kwemeza umuntu wicaye aha yuko azahagarara akarahira ati ibi bintu ntabyo nigeze nemera. Ariko reka mbabwire, umuja w'Imana yaranditse ngo umubare uruto dufite ubu bazahagarara barahire bivume bavuge bati ibyo bintu ntabyo twemeraga. Yaranditse ngo inyenyeri zishimirwaga umucyo wazo zizahagarara, zizazimirira mu mwijima, maze urebe za nyenyeri uzibure. Imbere yacu hari igihe Bibiliya ivuga ngo hazaba akababaro katigeze kubaho kuva igihe amahanga yagenjeje te yabereyeho. Ibihe biri imbere yacu nta yindi fotokopi yabyo yigeze ibaho. Hazabaho ibihe bizatuma nta muntu n'umwe ushobora kuzacira kari urutega umuntu uzayoboka Imana n'amategeko yayo. Umuntu wese uzavuga ngo ndi ku murongo w'Imana, isi izahindukira imurebe imubaze iti ukoze muki gituma abandi bose bava ku byo bizera wowe ukabigumaho. Ibihe biri imbere yacu bijyanye n'ikintu cyerekeranye no gusenga, itegeko ry'icyumweru, nta muntu ushobora gusobanura ukuntu bizaba bimeze uyu munsi kuko nta byigeze bibaho bisa nabyo. Kandi ndagira ngo mbabwire yuko muri icyo gihe bizagenda nk'uko Petero byamugendekeye, nubwo uyu munsi nawe wabibwira ngo abyemere, ariko abantu benshi cyane badafite imbaraga, batigeze bakoresha amahirwe Imana yatanze yo kubyuka no gusenga, bazahagarara barahire bavuge bati bariya abantu nibo babinkizemo, nimubazane mubibabaza, ariko jye sinigeze mbyemera. Mbega ikintu uyu munsi utapfa gusobanurira umuntu uyu munsi, mbega ikintu kimeze nk'uko Yesu yabwiraga Petero ngo uri bunyihakane, Petero adashobora kubyemera, adashobora kubyumva, biri kureye nk'ukwezi. Ni nko kubwira umudivantiste warivukiyemo uzi isabato kurenza ibindi bintu byose, kugeza ubwo ameze nk'aho isabato ari cyo tegeko ry'Imana rimwe, ariko ukamubwira yuko azayivaho agasenga ku cyumweru. Abantu bamwe bazavuga bati umuntu umwe azageza atubwira niba umuntu icyo atatubujije gusenga kose si ugusenga, turinda twiteza ibyago turwana n'iki? Abantu bazi ukuri neza bazahagarara muri uwo murongo. Gusa uyu munsi nta muntu wabyemeza ngo abyemere, ariko hari ikintu kimwe cyaturinda uwo murongo, ni uko twahabwa imbaraga, sibyo? Yesu yabwiye abigishwa barabwira ati icyakora muzahabwa imbaraga. Umwuka wera nagenza ati ubu badivantiste turaha, ikintu dukeneye ubu ntabwo ari ukongera kumenya ibintu byinshi, dukeneye ikintu kimwe cyihutirwa kurenza ibindi byose, ni imbaraga zishobora gutinyuka imbere y'urupfu igihe nta muntu n'umwe uzaba ugucira kari urutega kuri iyi si. Yesu yabwiye abigishwa ati muzangwa n'abantu bose babahora iki? Iyo bavuze ngo abantu bose, harimo na mama wawe, harimo na papa wawe, harimo n'abana bawe, ibi bintu umuntu uzasigara ku muntu w'Imana n'umwe gusa, n'Uwiteka, sibyo? Kuri iyi si nta hantu ho kwihisha hazabaho, oya nta hantu na hamwe. Iyi si bazayisaka, bazababona nimurebe n'umuntu wagendanye n'abo bantu buriya uburozi bwabo nawe bumurimo. Ariko mbega uburyo abantu bazahagarara bakivuma bakarahira, mbega uburyo abantu bazavuga bati ibyo bintu rwose ntabwo twigeze tubyemera, mbega ukuntu bazavuga bati burya twarigenderaga gusa twari abashyitsi. Ariko se hari uwabyemera? Bimeze nk'uko Yesu yemezaga Petero ko ari bumwihakane, maze Petero akareba imyaka amaranye na Yesu, akareba uburyo amwemera, kugeza ubwo yanavuze ati niba uyu muntu ashatse kugusuguza ubwo reka nkwereke ukuntu ngukunda nkurwanirire. Ariko Yesu avuga ati imbere igitero gikaze nta kindi gihe kigeze kibaho, nibwo bwa mbere kigiye kubaho. Ubu mwungeragiye gukubitwa, maze intama zigenze gute?
mbese imbabazi. mubona ikintu dukeneye kurenza ibindi atari imbaraga? ubu reka mbabwire, dukeneye imbaraga kurenza ibindi bintu byose. Dukeneye imbaraga. ujye usenga Imana wibwira uti umva Mana, iyo numvise urupfu ndarutinya cyane, nkeneye imbaraga. Imbaraga nk'izo Sitefano yari afite, za zindi zatumaga bamutera amabuye akamera nk'utumva, akavuga ati uzi ko njye niboneye Yesu yicaye iburyo bwa Data. Dukeneye imbaraga. ibindi bintu twaba turimo nibyo twigira, kandi imbaraga se zizava he? Yesu yasabye abigishwa be gatatu ati nyamu byibura isaha imwe ko nta wabimenya ubufasha bw'Imana bwaba buje, mwabaye maso mugasenga. wari uzi yuko ubu dusigaranye agahe gatoya Imana ishobora kwambikamo umuntu imbaraga? nushaka ubuzamuka aho hantu bisaba gukurura ibyatsi, nibishaka biba ari ugukukuza. ariko nshuti yanjye, Yesu yabwiraga bariya bigishwa ariya magambo rwose atari ibyo bigira gusinzira. amaso yabo yari ameze nk'arimo amakakama, ariko Yesu yarababwiye ati nanjye nta mbaraga mfite, nanjye ndimo ndakukuza, nyamuna nimwihangane, agatege ka nyuma musigaranye mugakoreshe, murebe yuko mwagera ahantu Imana ikaduha imbaraga, ikadusova, ikatuzahura. ariko yaje kuvuga ikintu gikomeye, arababwira ati ubu rero igihe cyo kuba maso cyarangiye, noneho nimusinzire muruhuke. burya ngo yarababwira ati ubu n'uwaba maso noneho ntacyo byamumarira. ariko ukuntu abantu bateye, akibabwira ati nimusinzire, ahubwo nibwo babaye maso banga gusinzira. wari uzi yuko ngo igihe nikirangira abantu ngo bazasenga, ndi bubasomera amagambo mwumirwe, ngo bazasenga ku buryo Yesu yumva yakusubira mu cyumba akabakira, ngazibaza ngo aba bari he igihe imbabazi zari zikiriho. ariko iyi imbabazi ziriho, Satani barimo ahugenza abantu, ngo nabona zirangiye azababwira ati nimwihute dore igihe kirabashiranye. umuntu yumva ibintu byamurushaga imbaraga ntazi aho byagiye, yumva umutima wo gukunda akazi wamushizemo, yumva amafaranga yayahera abantu buntu, ngo abantu bazajya baza bayikoreye ku mutwe, ngo ariko babwirwe ngo byaratinze, byaratinze, byaratinze bikomeye. nshuti yanjye, imbere yacu hasigaye ikizami kimwe, nicyo gituma Imana isimburanye ububyutse n'ubundi. uyu munsi tukaba tugeze